Izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Gira amahoro ya Kristo muvandimwe. Turacyakomeza urugendo twatangiye muri rozari. Urwo rugendo uyu munsi rutugejeje ku iyibukiro rya kabiri mu mibukiro y'urumuri. Yezu agaragaza ububasha bwe mu bukwe bw'i Kana, dusaba inema yo kubaho mu budahemuka. Iri yibukiro rero turisanga mu ivanjiri yanditswe na Yohani umutwe wa 2 kuva ku murongo wa 1 kugera ku murongo wa 12. Yezu rero agaragaza ububasha bwe mu bukwe bw'i Kana, niho ushobora kubisanga. Mwibutse yuko amibukiro yose tugenda tuyasanisha nyine na Bibiliya, tukareba n'umurongo dushobora kuyibonaho iryo yibukiro. Bivuga rero ngo amibukiro cyangwa rozari iri muri Bibiliya. Haleluya. Dusome rero. Aho ngaho igitangaza cya mbere Yezu Kristo yakoze yagikoreye i Kana, kandi agikora bisabwe n'umubyeyi we Bikira Mariya. Byari bikwiye ko iryo yibukiro ribaho, kandi byari bikwiye ko rizirikanwa cyane. Igitangaza Imana yakoreye ku isi cyagaragaje ububasha bw'Imana buhanitse, cyabereye i Kana gisabwe n'umubyeyi w'Imana Bikira Mariya. Bishaka kuvuga ko umubyeyi w'Imana afite ububasha bwo gusaba icyo asabye cyose aragihabwa, kabone n'iyo Imana itari yagishyize kuri gahunda, kuko umubyeyi w'Imana afite ububasha kuri gahunda y'Imana. Haleluya. Twibukiranye yuko iyi vanjiri twayiganiriyeho mbere yuko twinjira muri iri yibukiro. Ndahamya neza wenda ko ibisobanuro ukibyibuka, niba utakibyibuka kandi uko tugenda turiganiramo uragenda urushaho kwibuka ibyo twavuze ku byerekeranye n'ububasha bwa Bikira Mariya ku gitangaza cyabereye mu bukwe bw'i Kana. Dukomeze rero dusome. Gahunda y'Imana ijya kugera mu bantu yahereye muri Bikira Mariya. Ni nayo mpamvu igihe yasabye igitangaza Imana yakimuhaye, kuko yari azi neza ko nta kishobora kumwima. Haleluya. Mu masengesho y'abana b'abantu kenshi basaba ibitangaza ariko ntibabibone, kuko basaba nabi. Aha ngaha mumenye yuko iyo usengana umutima ukeye, uba ufite ubushobozi bwo gutegeka, kandi icyo utegetse kigakoreka. Mumenye ko isengesho ry'umukiranutsi rifite imbaraga. Mu bukwe bw'i Kana hari abantu benshi cyane. Mu bukwe bw'i Kana hari abantu b'ibyiciro binyuranye. Hari n'abigishwa ba Yezu, ariko ntibari bazi icyo yabatoreye. Bamaze kubona igitangaza cyakoretse, nibwo bamenye ko bari kumwe n'umushobora byose. Nuko nabo baramwemera. Icyo ni ikimenyetso cy'uko umubyeyi warazwa abana be agomba no kubaba hafi mu byo bakeneye byose. Haleluya. Kandi umubyeyi Bikira Mariya akaba ari nawe wahaye abigishwa ba Yezu kumwemera. Niwe wabahumuye, kuko amaze kumusaba ko igitangaza gikoreka, abigishwa kikaba babireba, bahise bamenya ko Yezu ari umushobora byose, bityo baramwemera. Bamwemejwe nande? Na Bikira Mariya, wari wasabye ko ububasha bwa Yezu bwigaragaza mu bukwe bw'i Kana n'abigishwa be bahari. Haleluya. Ndizera yuko aho hantu uri kuhumva. Ni ukuvuga ngo abigishwa ba Yezu yarabatoye, bamugenda iruhande bemera. Wenda hari tuvuge niba ukwemera kwabo kwaragombaga kuba 100%, bari bahagurutse bamaze kwemera 50%. Ni ukuvuga ngo bashoboraga no kwikuramo akabo karenge byakomeye. Ariko mu bukwe bw'i Kana Bikira Mariya yashimangiye ukwemera kwabo, bituma bamugumaho burundu, kuko babonye igitangaza. Kandi wibuke ko Yezu yavuze ati, ntabwo igihe cyanjye kiragera cyo kwigaragaza. Ariko Bikira Mariya akora ko yari yabimusabye, Yezu yarabikoze. Ni ukuvuga rero ngo igihe cye cyo kwigaragaza cyabaye mbere y'igihe yateganyije, cyabaye mbere y'uko we yashakaga kwigaragaza, kandi n'abigishwa ba Yezu bari bari kumwe nawe mu bukwe bw'i Kana. Ndizera yuko iyo vanjiri ukiyibuka, kuko twayiganiriyeho bihagije. Mu bukwe bw'i Kana ntabwo bigeze baza gutakira Yezu, kuko batari bazi yuko
ari umuntu ukomeye. Bo bari bazi ko ari umutumirwa nk'abandi, kandi nabo bamutumira ntabwo bari bazi impamvu bamutumiye, ndetse nawe abutaha ntabwo yari azi ikihamujyanye. Ni ukuvuga ngo yari azi ko aje mu bukwe nk'uwari watumiwe, kuko ijambo ry'Imana rivuga ko batumiye na Yezu akazana n'abigishwa be. Ni ukuvuga rero ngo ba bantu batumira, wenda reka tuvuge ko Yezu yari aturanye n'aho hantu, bakavuga bati mutumire abaturanyi bose, na Yezu baramutumira. Mu kuza Yezu yazanye n'abigishwa be. Nicyo Bikira Mariya akubwira ati baza abigishwa be, wenda bari bazi ko baje mu bukwe, Yezu yari azi ko aje mu bukwe, ariko hari icyo Imana yari yapanze ko iri bukore aho hantu, n'abigishwa be babireba, na Yezu ubwe bikamutungura. Aleluya! Ariko Imana yari izi ko hari ikiri bukore. Ni ukuvuga ngo Bikira Mariya we yaje azi ko icyo gitangaza kiri bukoreke, ariko Yezu ntabwo yari abizi. Bikira Mariya kuba yarenterivemye wenda inzoga zishize cyangwa icyo kunywa gishize, ntabwo ari uko byamutunguye, ahubwo yagiye kubona ko ibinyobwa bishize, ariko kandi kubera ko yahoraga asenga, ni ukuvuga ngo yari azi ko hari ikiri bukoreke. Yegera rero uri bubikore, kuko yari amuzi, bari baragendanye akiri umwana mutoya. Yezu yagendanye na nyina yari amuzi, ntabwo we yamushidikanyagaho. Ariko abigishwa ba Yezu bo ntabwo bari bamuzi cyane, bamugiyeho rero kubera ko yari yabatoye, bakavuga bati reka tumukurikire turebe. Noneho Bikira Mariya niwe watumye abigishwa be bahumuka amaso, bamenya ko bari kumwe n'umushobora byose. Reka dukomeze rero dusome. Ndagira ngo nkumenyeshe ko uyu munsi, ko mu bukwe bw'Ikana ari iwawe, mu rugo rwawe no mu mutima wawe. Umutima utunganye utubera nk'ubutumire, maze tukaza tukahatura, tugataha ubukwe bwaho. Ntacyo ushobora kubura turi kumwe, kandi nta n'icyo wowe utaramenya ko nta n'icyo wabura turi kumwe, nta n'icyo waba, kandi nta n'icyo wowe utaramenya icyo ukeneye, twe tuba twamaze kukibona. Icyo ngusabye ni ukumvira Yezu, maze icyo agutegetse cyose ukagikora. Nutamwumvira nta gitangazo uzabona iwawe, kandi iwawe ntihazaba ibyishimo bisendereye. Ahangaha urahumva muvandimwe, kugira ngo ugire ibyishimo bisendereye no kuguma kuri Yezu. Yezu rero ejo yarambwiye ngo mbwire abantu bose turi kumwe muri audio ngo guma kuri Yezu. Narabibandikiye ndakubwira nti Yezu arambwiye ngo nkubwire ngo ndagukunda kandi mugumeho. Haleluya! Iryo ni ijambo ryawe, kuko hari n'abanyandikiraga bambaza ngo none se ni ngiye wabwiye, none se wumvise uri kumwe nande? Ni wowe abwiye, aragukunda. Haleluya! Aragukunda. Yezu aragukunda n'ukuri, kandi wibishidikanya aragukunda pe. Amina. Aragukunda, umwami w'amahoro. Kenshi muzajya mutungurwa na gahunda, kuko gahunda z'Imana ziratungurana. Ahangaha rero tukihari, nanjye ndakubwira, reka profitireho nanjye mvuga iryanjye, nkubwire ni muvandimwe, wifata gahunda yo kuvuga ngo izi nyigisho ndazimenyereye, ahubwo komeza gumamo. Hari n'ibindi Yezu aguteguriye, kuko ibyo twahishuriwe, hari umuvandimwe ari kumbwira ati biratangaje, ubukungu mwahishuriwe burakomeye. Ni ukuri ibyo ngibyo nubwo twabihishuriwe, turagaragara nk'abaciye bugufi, turagaragara nk'abasuzuguritse, turagaragara nk'abantu badafite gahunda, mbese muri make turagaragara nk'abantu b'insuzugurwa mu isi. Ariko ntibibujije ko dufite ubwo bukungu. Aleluya! Ntibibujije ko ijuru ryadusanze rikaduhishurira ibyo ngibyo muvandimwe, kandi nawe ukaba uri kubyumva, ukaba uri guhishurirwa. Ni ukuvuga ngo urukomeye rero. Amina. Kabone naho mu isi waba uri umuntu ugaragara nk'uworoshye, ariko urakomeye, wamaze guhishurirwa amabanga ari muri rozari. Kuva twatangira rozari, abantu bari kumbwira bati twakunze rozari, twajyaga tuyivuga tutazi ibyo turimo. Abantu benshi bari kunyoherereza, mbese komanteri ni nyinshi pe. Haleluya! Ariko nziza. Ngewe rero ndavuga ndabafite mbe ntibakazinyohereze, ntabwo nzishaka. Turebe ariko twirebere mu ijuru. None se ntituri kureba hagana mu ijuru? Niba turi kugana mu ijuru, reka turebe ibitujyana mu ijuru. Ibidusubiza mu isi ntabwo tubishaka, mu izina rya Yezu. Ariko Imana yo mu ntangiriro ya byose iba yamaze kumenya impamvu y'icyo kintu.
Yezu yatashye ubwo bukwe nanjye ndabutaha, ariko ntitwari twatumiriwe hamwe. Umwe yaje ukwe n'undi ukwe, kuko aho narindi numvise ntegetswe kujya muri ubwo bukwe. Nari nagiye gushaka igitunga urugo rwanjye nk'uko namwe mujya mubigenza, ariko numva mpaswe kujyayo, maze ibyo nakoraga ndabireka mpaguruka njya mu bukwe bw'ikana. Haleluya. Ahangaha rero ndagira ngo wenda nkihari nkubwire ikintu nibutse, nuko hari umuvandimwe wavuze ati se Yezu arababwira na Bikira Mariya akababwira? Ndamusubiza nti burya aho Yezu ari ujye umenya ngo na Bikira Mariya arahari, ntabwo basigana, ntabwo bese baragendana pe. Ni ukuri aho Yezu ari na Bikira Mariya bahari, aho Bikira Mariya ari na Yezu abahari. N'ikibeho niko byagenze, ku buryo rero kwemeza ngo ni Bikira Mariya wabonekeye Yezu ntihabonekeye byaba mbese bimeze nk'aho sinzi uko nabyita, sinavuga ngo ni ukukabya, ariko baragendana. Ni ukuvuga rero ngo Yezu aho ari Bikira Mariya arahaza, aho Bikira Mariya ari Yezu arahaza. Ariko ngewe uko nabisobanura, nge nabonye Bikira Mariya akunda kujya aho Yezu ari, kurusha uko wenda navuga kurusha uko Yezu wenda ajyaho Bikira Mariya. Mbese kubera ko Bikira Mariya yemera Yezu kandi akamwubaha nk'umutegetsi we, nawe ni ukuvuga ngo aho Yezu agiye Bikira Mariya nawe arahajya, noneho akavuga ijambo ariko ari uko Yezu ahahagaze. Haleluya. Ni ukuvuga ngo baba bari kumwerera aho hantu. Nta gitangaza cy'uko Yezu ashobora kukubwira nawe Bikira Mariya akakubwira, barajyana. Ushobora kwibaza, ubwo none ndi gusoma, ushobora kwibaza utese mubyeyi warahingaga? Hari umuvandimwe wambajije ngo ariko ngo Yezu, hari ibukiro twasomye ejo ry'ububabare, ukuntu Bikira Mariya nyine yashakashakaga Yezu yazimiye. None akambwa ngo guse ku cy'abamarayika ngo batamusobanuraga ko umwana ari muzima. Noneho nanjye ndamusubiza ndamubwira nti mu ijuru ntabwo bakubwira detaye, ntabwo bakubwira akantu ku kandi. Mu ijuru bakubwira muri rusange, ntabwo bakubwira navuga ngo le grande ligne, baguha mbese umurongo munini, ariko duto duto turimo ntabwo batuguha. Icyo ngicyo ngewe nicyo murambabwira mu buzima bwacu, ni ukuvuga ngo Imana iduha imirongo minini, imirongo migari, ariko imirongo mito mito ugenda rimwe na rimwe nawe ugenda utungurwa nayo. Imana iraza ikakubwira ngo mwana wanjye humura turi kumwe, ntabwo uzatsikira turi kumwe, nunagira ikibazo uzamenye ko turi kumwe, ikabira kubwiye. Ubwo we hagarara kuri, ariko ibisigaye ntabwo ikubwiye ngo uzakandagira mu muriro, ngo uzakandagira mu mazi ngo utebere, ngo uzajya, oya, ikubwira ko turi kumwe, komeza urugendo. Ahasigaye nawe rero ugenda uvumbura n'ibindi, utungurwa n'ibindi, ariko ukaba uhagaze ku ijambo rivuga ngo Imana yarambwiye ngo turi kumwe. Haleluya. Aho rero niho ugomba kumenya. Ariko ntabwo Yezu azakubwira ngo dore ngo ugiye ngo kugenda ngo usange ibiryo bihiye, ngo warure rushe ebyiri, ngo nurangiza usikire ku meza, ngo hanyuma ngo urye, ngo numara kurya ngo biranga gukomera mu nda, ngo wenda urarwara ubwanga. Ati ntabwo ibyo ngibyo ntabwo Yezu abikubwira. Arakubwira ati humura mwana wanjye, ntacyo uzaba, turi kumwe. Haleluya. Ibyo riba rihagije, ibisigaye nawe ukagenda ubyivumburira. Ni ukuvuga rero ngo mu buzima bwacu bwa buri munsi ntabwo Imana itubwira tule detaye, ahubwo Imana itubwira iby'ingenzi, ibindi tukazagenda tubibona buhoro buhoro. Ariko burya bya bindi twita iby'ingenzi burya na za detaye zose zirimo, kuko iyo wamaze kwemera Yezu ukamenya ngo muri kumwe, bya bindi byose bikubayeho uravuga uti buriya yabyemeye. Niba yabyemeye rero reka nikirize. Nuko nguko umuntu agendana na Yezu. Bikira Mariya rero kubera ko nawe yarasangiye ubuzima n'abantu, yari umuntu nkatwe, nawe niyo mpamvu yahingaga, nawe niyo mpamvu yatungurwaga rimwe na rimwe n'ibintu ibi n'ibi. Kandi marayika ntamuzeho ngo amubwire ngo dore ngo biri bugende bitya, ahubwo nawe akajya abona bigenda bimutungura. Ariko wibuke ko umusaza Simewoni yari yamubwiye ko inkota izamwahuranya umutima. Ubwo nibyo ngibyo rero yari arimo, nibyo ngibyo mu by'ukuri. Kuko umusaza Simewoni yabaye nk'umuteguza ati nawe ubuzima ntibuzakorohera. Nicyo bishatse kuvuga ko Bikira Mariya yari yiteguye rero. Ni nayo mpamvu mu buzima mu kwizera kwe yavuze ati narabibwiwe kandi ngomba kwitegura ko ndi ku rugamba. Ntiyigeze agira uwo arakarira, ntiyigeze agira uwo atuka mu mutima, ntiyigeze agira icyasha n'icyaha mu mutima, kuko yahoraga areba ku Mana avuga ati ubwo Imana yabyemeye, niba yabyemeye reka nakira ugushaka kw'Imana.
Haleluya. Naho tugomba guhagarara niturebera kuri Bikira Mariya turiga kwakira ugushaka kw'Imana, tudatukana, tudakambya agahanga, tudatonga, nabwo tujye tuvuga ngo Imana yabyemeye, kandi kuva yabyemeye hari impamvu. Haleluya. Hari impamvu. Ibyo nibyo bizaturinda kwijujuta. Bitabaye ibyo Bikira Mariya ari kuzaba mu kwijujuta gusa no mu kurakara. Tekereza kuba aho ngaho mu bukwe bw'Ikana, wenda abo ngabo yamaze kubakorera igitangaza ko mu nzira y'umusaraba Yezu akubitwa, Bikira Mariya ashobora kuba yarabonye na wa muntu wo mu bukwe bw'Ikana uwahinduriwe amazi divayi, nawe arimo bari gukubita Yezu. Ubwo Bikira Mariya yumva atari no kugira inzika, avuga ati na cya gicucu cyaje, nawe koko runa, nawe waje gukubita ku mwana wanjye. Ariko Bikira Mariya byose yaravugaga ati narabitegujwe, kandi byose Imana yarabyemeye, ngomba kwakira ugushaka kw'Imana. Twebwe rero tunanirwa iki? Kwakira ugushaka kw'Imana. Nicyo kintu gituma twijujuta burya. Akantu kakakubaho ugatangira kuvuza induru ngo ariko se, ni ukubera ko udashaka kwakira ugushaka kw'Imana. Burya wakira ugushaka kw'Imana ibintu byose byakorohera. Ese mubyeyi wari ugiye gukora iki? Aho ngaho ndagusobanurira. Nari ngiye kubagarira indabo. Igihe mwebwe muhinga ibishyimbo, ibirayi, muhinga ibyo muzarya, njyewe natojwe guhinga indabo kuva kera nkiri muto, ariko sinari nzi icyo bisobanura. Ni ukuvuga ngo yakundaga indabo kandi akazihinga, ariko ntiyarazi igisobanuro cyazo. Nagiraga umurima mwiza w'indabo ku buryo abo twari duturanye bose bari bazi ko nta handi bagomba gukura indabo nziza, kandi koko umurima wanjye ntiwajyaga ubura indabo. Iyo byabaga ngombwa najyaga kubona nkabona indabyo zarabye ari nyinshi, maze naba mvuye guhinga nzisize zose zarabye zimeze neza, nasubirayo mu gitondo ngasanga zose zumye, nkibaza icyo bishatse kuvuga bikanyobera. Igihe Yosefu yabaga abaza, nabaga nagiye mu ndabo, kandi ndakumenyesha ko izo ndabo na Yezu yazaga kumfasha kuzikorera, maze jye nawe tukabona ko indabo zacu zifite ibibazo, tukazishyiramo ifumbire, tugashyiraho amazi, ariko indabo zikanga zikuma. Ubundi zikaba zabaye nziza, maze jyewe nawe tukarebana tugaseka twishimye. Twasubirayo tugasanga zongeye kuma. Ibyo rero bikaba bishushanya ukuntu mwebwe abakristu muhora mugwa. Uyu munsi ukaba umeze neza, usingiza Imana ushima, bwacya mu gitondo ukaba wabivuyemo uri gutuka Imana kubera ikigeragezo. Izo ndabo nazikoreraga amanywa nijoro simuge. Cyakora ikintu cyose Imana yamaga n'ikimenyetso cyacyo, ariko iby'indabo nagiye mbisobanurirwa buhoro buhoro. Naje gutangazwa nuko igihe kimwe nagiye muri izo ndabo nsanga amababi yazo yanditseho amazina y'abantu. Icyo bishatse kuvuga singisobanukirwe kuko byari bihishe. Ubundi ndagenda nshyiraho ifumbire, maze gutangeze mu rugo numva urusaku rwa za ndabo. Nibaza nti se indabo nazo ziravuga? Kuko zarasakuzaga ngo ifumbire iratwotsa. Nyuma yaho naje guhishurirwa ko izo ndabo ari abantu, ya fumbire ari ibigeragezo, ari byo bibaremerera, maze bakavuza induru. Ibyo ngibyo nagiye mbisobanukirwa kandi mbihishurirwa buhoro buhoro. Nari nagiye guhingira indabo rero, ariko kandi hari ubwo nabaga mpingira indabo nkumva ko mfite icyokere kandi nshyuhiranye, ngakuramo igishura nkakirambika kugira ngo ngira ngo hari ubushyuhe. Najya kureba cya gishura ngasanga harambitseho imirambo y'abantu ntazi. Nkibaza ntese aba bantu baturutse he? Najya kubaterura ngira ngo ni abantu, nkabona bahindutse indabo. Nkabona ni umuba w'indabo zumagaye, kandi za ndabo ntazi uwazirambitsaho, ntazi n'uburyo zumye,
ntazi n'uburyo zumye. Nguko uko naje guhishurirwa ko nubwo mfite jaride nziza nitaho kandi ariko hari abazajya bancika bakajya mu muriro. Izo ndabo zarambabazaga, nababazwaga n'indabo, ariko igihe kimwe ijwi ryarambwiye riti urababazwa n'indabo? Izi ndabo ni abantu. Kandi muri izo ndabo nari mpafite umurima munini cyane ku buryo ntakubwira uko wanganaga. Wari munini pe, ariko nawe utambagiraga umunota umwe. Buri rurabo rwo muri uwo murima nari nduzi. Igihe cyarageze mbona iruhande rw'izo ndabo haje iriba ry'amazi afutse, maze mbona ngomba kujya nzuhira kugira ngo zoye kumagara. Amazi ntangiye kuyasukaho mbona ahindutse amaraso, ariko kandi ijwi rirambwira ngo wigira ubwoba, ahubwo yasengere amazi ahinduke. Ndayasengera, maze ya mazi ntiyaba akibaye amaraso, ahubwo aba amazi meza ahumura neza. Ngaya amazi y'umugisha. Amazi y'umugisha muyakoresha mutazi icyo avuze, ariko nyamara ni amazi afite imbaraga. Iyo burya mutayasengeye aba ari amazi nk'andi asanzwe, ni ukuvuga ngo aba yuzuye mikorobe, ashobora no kugutera uburwayi, ariko amazi y'umugisha aba ari ay'umugisha nyine. Bikira Mariya rero aratubwira ku cyerekeranye n'amazi, cyane cyane rero bikaba bisobanutse cyane mu buryo bw'uko habonekeye akunda gutanga amazi y'umugisha. Kandi niyo yabonekeye abana ikibeho yarababwiraga ngo nibatere izo ndabyo amazi. Abana rero bakavuga ko bo babonaga bari gutera indabyo amazi, ariko bajya kubona bakabona n'abantu. Wowe bakagucutera amazi, ariko Bikira Mariya yerekanye ko uru ururabyo rwumye cyangwa se rufite ikibazo. Ibyo ngibyo abagiye bakurikira amabonekerwa hirya no hino ku isi murabizi, mwabitangira ubuhamya. Ngicyo rero igisobanuro cy'izo ndabyo, ngiki igisobanuro cy'ayo mazi yatanze Irurude, yatanze Ikibeho, n'ahandi hose yagiye abonekera, yagiye atanga amazi, iriba ry'amazi. Ni ukuvuga ngo azi ko izo ndabyo zikeneye amazi, niyo mpamvu Bikira Mariya ahashyira iriba. Izi nyigisho ziraryoshye muvandimwe. Ndi kubona ko abenshi muri kugenda muzumva musesura umeza. Nibyo, ijuru rya aleluya, ijuru ryaramanutse rirafunguka, riraduhishurira ibiri mu ijuru. Ubu ngubu turi guhishurirwa, twamaze guhishurirwa ukuntu Bikira Mariya akiri ku isi yabaga ari gukora mu murima w'indabyo, Yosefu yabaga ari kubaza, Bikira Mariya akaba ari mu ndabyo. Kumbe izo ndabyo zari twebwe. Kumbe yabaga ari gutegura ibyo azakora namara kuva ahangaha. Uvuga ngo wa murimo yakoreye mu isi yageze no hirya yo mu isi arawukomeza. Haleluya. Icyo nashatse kukubwira hano mwana wanjye, mu bukwe bw'Ikana nagusobanuriye igihe kirekire mbabwira iby'ubwo bukwe bw'Ikana. Narabikubwiye, ariko igihe kirageze kugira ngo nguhishurire ibitangaza bihishe Imana yateguriye abayikunda. Navuye mu murima njya mu bukwe, ariko mbugezemo nsanga n'umwana wanjye yabutashye. Nubwo tutatumiriwe hamwe, numvise yuko ngomba kubutaha. Sinatahaga amakwe kuko igihe kinini nabaga ndi mu murima wanjye kandi mpangayikishijwe n'izo ndabo. Izo ndabyo kandi zategurwaga mu kiliziya. Igihe cyarageze mbona nta divayi bafite. Mbona bose bumiwe kandi bose bareba hejuru. Umugore wo muri urwo rugo ariherera, aragenda arasenga ngo Mana, ko wampaye gukoresha ubukwe wangiriye ubuntu ukampa icyo mbakiriza, ko ngiye gukorwa n'isoni. Kandi waravuze ko tutazakorwa n'isoni tukwiringiye. Iryo sengesho ryahise rintahaho. Aleluya. Umva, umugore wo muri urwo rugo yarasenzere, ariko herega ntabwo ibintu bipfa kwikora gutya, habaho gusenga. Umugore yariherereye aravuga ati nyamara ibintu birakomeye. Aragenda arapfukama arasenga. Asenze bigenda bite? Isengesho ryaragiye rigwa ku mutima wa Bikira Mariya.
maze ndahaguruka nta kintu ambwiye, kuko nabo ntibari gusobanukirwa n'ibyanjye. Nta kintu yigeze ambwira, ahubwo rya sengesho yatuye Imana uko yakayiriye ibibwiye, Imana yahise iryohereza kuri njyewe, nanjye ndaryumva, numva ko ntagomba guceceka. Maze ndatambuka mbwira Yezu ni nta divayi bafite, kubera ko nari namaze kwerekwa igitangaza kiri bukoreke. Nawe nsanga yamaze kwerekwa icyo gitangaza, kandi yabonye nje musanga ahita amenya icyo nje kumubwira, kuko imitima yacu yaganiraga. Maze arambaza ati ese uragira ngo nkore iki? Ariko yagira ngo abo bari aho bumve ko hari icyo agiye gukora, kuko igihe nari maze kubimubwira nabonye ko urumuri ruje hagati yanjye nawe, maze turarebana tubona muri za ndabo harimo indabo zongeye gusubirana itoto, naho ni izo ndabo z'abantu bari aho ngaho. Maze aravuga ati mbese hari icyo wansaba ngo nyikwime? Mpagurukiye kubikora. Nguko uko amasengesho y'abasenga akiza n'abadasenga, kuko Imana iyohereza aho ishaka bitewe n'ikibona cyihutirwa. Haleluya. Ariko nta na kimwe yakinze uwikunda, niyo mpamvu yambwiye iti iyi kado nanjye ndayiguhaye, kugira ngo nkwereke ko uri umubyeyi ukomeye kandi unyumvira. Ngiyo kado nahawe. Haleluya. Kandi nayishimiye Imana kuko nabonye ko ari igitangaza gikoretse. Maze igihe banywaga, jyeweho nta waje kumbwira ngo urakoze mwamikazi, tubonye ko udukoreye ibitangaza. Baricecekeye, ahubwo barinywera. Ngizo za ndabo nasangaga zishimye, izindi ngasanga zafannye. Gufana k'ururabo urumva icyo ari cyo, ni kwa kundi ubona rutangiye gusa n'urucika intege, mbese rutakimeze neza, rwatangiye nko gusaza. Muvandimwe, nizeye kuri kumva ibyo Bikira Mariya ari kukubwira. Mu bukwe bw'Ikana umugore yarasenze, ariko isengesho rikorewe ibitangaza. Ntabwo inzoga ari uwo mugore, cyangwa se amazi cyangwa divayi, ntabwo ari uwo mugore wicaye ngo ayimwe ngo kubera ko ari we wasenze, ahubwo yarasenze, Imana ikora igitangaza ku bari aho bose barongera baranywa, barasubirana. Bivuga ngo isengesho ry'umuntu umwe rishobora gukiza abantu benshi. Haleluya. Iyo warikoranye ukwizera. Niyo nyigisho iri muri aya magambo turi kubwirwa. Baricecekeye, ahubwo barinywera. Ngizo za ndabo nasangaga zishimye, izindi ngasanga zafannye. Iyo abantu bageze ku by'isi barishima bakanezerwa, ntibibuke n'uwabacunguye. Ngiki ikimenyetso. Ngaba abantu. Ubukwe bw'Ikana uyu munsi ni wowe. Mu bukwe bw'Ikana uyu munsi ni iwawe. Ese iyo wabuze icyo kurya n'icyo unywa ubigenza ute? Ufata ishapure maze ukavuga ngo mubyeyi w'Imana ndakwinginze mera abana icyo kurya. Ubwo bamara kukibona kandi bamaze kurya bahaze, bakigendera. Koko kandi Bikira Mariya yaherutse kuza asanga ngiye ku meza, noneho mfite abana banjye mu muco wabo bazi ko badashobora kurya badasenze. Yewe niyo wabahera mu kabari na kwa kundi usohokana abana, iyo ibiryo biteretswe imbere yabo baba bazi ko bagomba gusenga, barabizi pe. Ariko kandi bamara kurya bakaba bazi ko bagomba kuvuga murakoze ndahaze murakoze, bagashimira bakagenda. Rero kuvuga ngo reka dusenge kuko turangije kurya, ukabona ntabwo biboroheye, cyane cyane abatoya nibo mvuga, ntibiboroheye pe. Kubera iki? Iyo bashonje bibuka ko bagomba gusenga, ariko bamara guhaga abantu benshi baterera agati mu ryinyo, ugasanga umuntu arahaze rwose ariryamiye. Dusenga tugiye kurya, ariko tumaze kurya abenshi ntibibuka gushimira. Naho ngaho rero Bikira Mariya tubwira, iyo dushonje twibuka gusaba icyo turya, ariko iyo tukibonye ntabwo twibuka gushimira ko twakibonye. Bityo rero amasengesho yo gushimira akaba kenshi aba makeya. Abana narababwiye mwaretse tukajya tuvuga isengesho ryo gushimira Imana tumaze kurya, ariko bikatunanira. Kubera iki? Bamwe barangiza mama rwose turahaze, none bakwicara akanya gatoya bagatangira gukubaga, noneho ni mwebwe nimugende mwe kuderanje abasigaye kumeza. Ubwo abatoya bakaba baragiye, ugasanga rero kugira ngo abantu bahurize hamwe gushimira Imana bamaze kurya kenshi na kenshi biragoye. Ariko gusengera ibyo tugiye kurya byo tukabyibwiriza. Nibyo Bikira Mariya yari kuvuga ati ubwo bamara kurya bamaze guhaga bakigendera. Muzitegereze muzabona ko abantu benshi bibuka kuvuga isengesho ryo kurya, ariko iryo gushimira
bakaryibagirwa. Bivuga ngo bahangayikishijwe n'ikijya mu nda yabo, ariko iyindi imaze kuzura baba banezerewe. Nyamara indamuka iri bwongere ikubaze, hari icyo bishushanya. Ntabwo nshaka ko mugenda buhumye, ntabwo nshaka ko mujya muvuga ishapure muyiririmba, ndashaka ko musobanukirwa. Umaze kumenya ko nawe mu bukwe bw'Ikana wari uhari, wabonye icyo gitangaza cyakorewe muri urwo rugo rwawe, ariko ntiwashima. Uyu munsi ndagira ngo nguhe inshingano ikomeye yo gusabira indashima. Hari abantu bafite ibyiza byinshi ntibashime, maze nujya kuvuga iriyibukiro ujye usabira indashima. Nuvuga iriyibukiro ujye usabira indashima. Yabisubiyemo kabiri. Muvandimwe urabyumvise. Ubu rero turi muri dusaba inema yo kubaho mu budahemuka, ntago wakumva neza ubudahemuka icyo ari cyo n'ubukwe bw'Ikana. Ushaka kuvuga se mu bukwe bw'Ikana ubudahemuka ni iki? Uko bihuza bikakunana, ariko ndizera yuko umuntu turi kumwe muri Rozari, haleluya, haleluya, uri gusobanukirwa icyo ari cyo ubudahemuka. Haleluya. Mu bukwe bw'Ikana Yezu yagaragaje ububasha bwe, noneho tugasaba inema yo kuba mu budahemuka. Gusa tukibaza se ni ibiki tubijyanishije dute? Umva, ntabwo ijuru ryigeze riduhisha ibyo rikora, nta nubwo Yezu ashyigikiye ko tugenda bujiji buhumye, ahubwo aragira ngo musobanukirwe. Kandi haleluya, nongere nkubwire ngo kugira ngo usobanukirwe nuko wemera guca bugufi. Hari umuvandimwe ejo bundi wambwiye ngo hari umuntu nahaye inyigisho zawe, ngo arambwira ngo njyewe izi nyigisho ntabwo nshobora kuzemera. Ndavuga ni mwihorera uwo nguwo, n'umuhakweho n'umuririmbire ngo ugende nka wa wundi ndakubwiye wagiye gucuruza ishoka. Sinabikubwiye urwajya rw'umugabo wagiye kugurisha ishoka rwose byamuyobeye aca bugufi. Nawe rero ntabwo nkubwira ngo gurisha ishoka kuri wa muntu ngo ugende umukomera amashyi ngo muvandimwe ngo mbabarire ubyumve. Oya, mwihorere. Ko Yezu Kristo haleluya yaravuze ati, umva, ijambo ry'Imana riravuga ngo abo wamaye bose dawe nagerageje kubabungabunga, kandi nta n'umwe, haleluya, nzazimiza mu wo wampaye keretse umwana nyagucibwa. Uwo mwana nyagucibwa rero ariho, ari muri sosiyete turimo. Uwo mwana nyagucibwa ariho. Haleluya. Si Yuda niyo yabanaga na ba 12 bakareba ibyo Yezu akora, bose ntibamwomye, ariko Yuda akanga akabanyagucibwa. Abo rero nyabanyagucibwa turabafite muri sosiyete. Niwibwire ko izi nyigisho uzazitanga kuri bose ngo bakavuga ngo mbega inyigisho ziryoshye, reka da. Kandi rero nongere wenda nisegura aho ngaho kuba ataryohewe n'izi nyigisho, ntabwo bahise bivuga ko abaye nyagucibwa. Oya, ntabwo ari cyo bivuga, ariko ndi kukubwira ko babana nyagucibwa nabo bariho. Ni ukuvuga rero ngo ibikuryoheye muvandimwe ntabwo ari necessarily ko biryohera muvandimwe wawe na mugenzi wawe. Oya, wowe reka nkwereke, reka twigira inama, ariko twebwe nk'abagana mu ijuru. Irire, haleluya, icara wirire ibiryo byawe. Nawe ubundi si ubwoko bwo ntabwo isi ntabwo wayemeza, maze na Yezu ntiyemeje bose, nta nkanswe wowe. Ubwo reka nkwereke icyo tukwiriye gukora. Yezu aravuga ngo nimujye mu isi hose mwigishe ivanjiri icyitwa ikiremwa cyose. Haleluya. Abazemera bose bazabatizwe muri Roho Muhoza. Haleluya. Cyangwa tukaririmba cyo nimugende mwigishe intumwa zanjye, cyo nimugende mwigishe inkuru nziza, abazemera muzababatize, nanjye iminsi yose turi kumwe, nimugire ubwoba. Haleluya. Umva, icyo nimugende mwigishe intumwa zanjye. Nawe uri intumwa rero. Abazemera mbese uzabwira benshi, ariko hazabamo bake bazemera, abo nibo bazabatizwa. Kandi ngo hahamagarwa benshi hagatorwa bake, habwirwa benshi hakumva beneyo. Si imigani y'ikinyarwanda, si ijambo ry'Imana ndi kukubwira. None wowe utekereza ute kuzababwira bose bakikiriza? Ntabwo byakunda. Kandi nikizakubwira kuri kumwe na Yezu nuko hari abatazabyemera. Ariko erega ibintu bya Yezu Kristo ntabwo biryohera bose,
kimwe nuko burya n'ibya shitani ntabwo biryohera bose. Ntabwo ibintu byose biryohera abantu bose kimwe. Burya hari umuntu uba waramaramaje muri shitani, ariko hari n'undi avuga ati si shitani sinshobora kuyikorera uko biri kose, ikimendesha ubwenge cyose, ariko njya hagati nkavuga nti ndabyanze, nkabyanga, ariko haleluya, nkabyanga, ariko avuga ni shitani. Iyo ubona akaza akagushuka ukumva nibyo, wageramo hagati ukumva ijwi ry'umutima namariranze, ukavuga uti muvandi mbivuyemo, haleluya, ukabivamo, amena, ukabivamo, kubera yuko bitakuryoheye muvandimwe we, kubera ko bitakuryoheye. Haleluya. Umva, ntabwo biba byakuryoheye, ariko mu ijuru haleluya batasinye se, haleluya, rega twebwe dufite ikintu. Haleluya, tugendana ikimenyetso cy'Imana ku gahanga kacu, amina, ku buryo rero se kibi nagashobora amina, nagashobora kutuvangavanga nabi. Iyo aradushuka, hari igihe dukubita umugeri tukikubita hasi, haleluya, ariko twaba twageze hasi, haleluya, tukabyuka tukongera tugakomeza urugendo. Muvandimwe wanjye nkunda, haguruka twigendere, amina, haguruka tugende. Nugera kuri riyibukiro rero Bikira Mariya akubwiye ujye wibuka gusabira indashima, nawe wisabire niba udashima, kuko indashima ziturimo. Haleluya, indashima nshobora kuba ndiyo, ushobora kuba uriyo, ariko uko biri kose iriyibukiro, umva muvandi, iriyibukiro rirakuzirikana. Yezu Kristo agaragaza ububasha bwe mu bukwe bw'Ikana. Dusaba inema yo kubaho mu budahemuka, tudahemukira Imana. Haleluya, mu kubaho mu budahemuka rero, iyo wayifashe rero, iyo wafashe ya shapure, kandi ubwo duhagaze ku isaro rimwe ry'iyibukiro. Haleluya, twahagaze ku isaro rimwe ry'iyibukiro, ubu niho turi kuganirira. None ninsaba kubaho mu budahemuka, ndibuze kubaho gute? Ndabanza nsabira indashima, kuko iyo zidashima ziba ziri guhemukira Imana, ariko uzi kugira ngo Imana iguhe kado wange gushima. Muvandi, iruhande rwawe nta ndashima zihari, izo zisabire muri riyibukiro. Wowe ubwawe ntabwo wisuzuma ugasanga hari ukuntu nawe wambaye umwambaro w'ubudashima, ngiri yibukiro. Haleluya, twarangiza ngo rozari se, ngo wayifata ngo ufite ikibazo ngo ukibwira ngo kirakemuka. Ubwo reka nkubwire, niba hari naho ibibazo bikemukira ni muri rozari, ubwiye uri muri rozari aha hose urahagera. Ariko buriya rero njye njya nkora amasengesho y'ubwoko bunyuranye. Naje gusanga ko aya masengesho dukura ku mutima, aya yandi bita intention personnelle, akenshi ntabwo agera ku byiciro byose by'abantu nk'uko rozari hagera. Reka da, none subiza indabo za Mariya waruzizi ko ziriho? Ubu se waruzi ko Bikira Mariya uri muri yibukiro, ubu uri kumwe nawe mu murima muri kuhira indabyo, warubizi? Bimenye. Haleluya, umva, bimenye. Maze rero umenye ko cyo nimugende n'umwazanjye mwigishe inkuru nziza, abazemera nibo bazabatizwa. Ntago ari bose, ntago ari kuvuga ngo aba muzabwira bose bazabatizwa, abazemera. Haleluya, caho umurongo kuri iryo jambo n'abazemera. Ni ukuvuga ngo kugira ngo bemere bizaba byagenze bite? Roho w'Imana azamanukira kuri bo, nuko babatizwe. Abazemera bose bazabatizwe muri Roho Muhoza. Haleluya, amina. N'abazemera gusa, ntabwo ari bose. Ntabwo uzabwira ijambo ry'Imana wese azaba avuga ngo arabatijwe. Haleluya, dukomeze rero. Tugiye noneho gusaba inema yo kubaho mu budahemuka. Icyo nshaka kukubwira mwana wanjye, nuko mugomba kuba indahemuka kandi mukabaho koko mu budahemuka. Ese kuki musabaho kuba mu budahemuka? Hari ubihuza ngo abyumve? Yezu yakoze igitangaza mu bukwe bw'Ikana, mwe mugasaba kubaho mu budahemuka. Ibyo ngibyo urabihuza ukabyumva? Ni ukubera ibyo ngusobanuriye, kuko abantu bakunda guhemuka, ko abantu bashima bagiye kubona icyo barya n'icyo banywa, ariko ntibashime Imana yabahaye icyo bariye cyangwa icyo banyoye, baba bahemutse. Niwumva ko nanjye abana banjye ubwo bahemuka, ye Mana yanjye, natwe turiho mu buhemu tugahemuka, twana dutoye nakubwiraga. Ubwo rero abakuru bo barategereza tukarangiza tugashima, rwose abakuru bo barabizi, ariko abatoya baba bagiye gukina. Ubwo rero natwe Bikira Mariya wibuke ko dufata nk'abana batoya nk'injiji. Ntabwo ari bukubwire ngo none ngo guhera uyu munsi nguciriwe witeka, arakubwira ati mwana wanjye, kubera ko mbizi ndakwihanganira. Bikira Mariya akakubwira ngo nubikora icyo mwana wanjye, ujye umenya ko nawe ubaye nk'abandi. Ikindi, abantu benshi basomira isomo bakaryumva, ariko barangiza bakavuga ngo Bikira Mariya ntacyo ashoboye kuri Yezu.
kandi ubwo baba barisomye, ba bandi bahinyura Bikira Mariya baba barisomye. Ibisoma ntabwo ari ukuvuga ko muri Bibiliya zabo ritarimo, ririmo pe, ariko barangiza ngo Bikira Mariya ngo ni umugore nk'abandi, ngo nta n'icyo ashoboye kuri Yezu. Umva uko Bikira Mariya akubwira ngo nabwo buba bubaye ubuhemu mu maso y'Imana gukerensa ibitagatifu. Abenshi iri jambo bararitinya kuko ribatsinda mu magambo bavuga. Aha havuga ngo iki kiba igitangaza cya mbere Yezu akoze, harabatsinda cyane kuko bumva ko icyo gitangaza yagikoreshejwe n'umubyeyi we, maze mu kwanga kuhasoma bakahanyerera ntibahavuge. Ubwo nabwo ni ubuhemu. Wowe rero numara kuhasoma, ukimara kubisobanukirwa nk'uko mbikubwiye, ugerageze kuba indahemuka. Muvandimwe, ahantu reka tuhaganire pe. Umuvandimwe narakubwiye ukuntu duherutse guhura n'umuvandimwe arambwira ati Louise, koko n'imbaraga z'Imana ufite n'ukuntu Yezu gukunda, uracyari inyuma ya Bikira Mariya, koko uracyari mu bishura by'uriya mugore. Ndamubwira numva rero muvandimwe, nk'uko udashobora gutinyuka kuba wabonye mama wanjyeho ikibazo ngo uze kukimbwira umunegurira, ariko ubundi ntibyari bikwiriye muvandimwe ko umuntu aza kukunegurira nyoko wakubyaye kavuge ngo kira kigore urahira ko yabitinyuka. None rero baze kunegurira umubyeyi w'Imana mu maso yavuga ngo ntakundi, ngo nagira ntese ngo ubwo Yezu niyihangane. Yego oya, naramubwiye ni nk'uko udashobora gutinyuka gutuka mama wanjye, nk'uko nashobora gutinyuka kukunegurira umwana wawe, cyangwa niko nawe udakwiriye kuza kumvogera mu kwemera kwanjye. Erega no kwemera kwanjye kandi ufite uburenganzira bwo kwemera uko nshaka. Erega kugeza ubu ngubu ubwo burenganzira turabufite n'Imana irabuduha. Buri wese afite uburenganzira bwo kwemera uko abyumva. Niba ari kubyumva rero ngewe ndeka nanjye ngumana uko mbyumva, kandi ntitubipfe. Ibyo ntibizatume tutaba inshuti, tutaba abavandimwe. Muvandimwe, ndagira ngo nkubwire ngo wivogere ukwemera kwa mugenzi wawe. Ntuzongere kurya udasenze, kandi na nyuma yo kurya ujye wibuka gushima uwaguhaye ibyo uriye. Ntuzongere kwiheba. Niba uyu munsi wasabye ukabona, umenye ko Imana wabwiye ikumva ari nayo izakumva ejo, maze ntukihebe, kuko iyo wiheba uba ubaye umuhemu, maze bwa budahemuka ukaba utakibugiyemo. Uhemukiye uwagukunze, uhemukiye uwakwitayeho akakugaburira uyu munsi, kuko ejo utamwizera, ubwo ni ubuhemu. Kutamwizera ni ubuhemu. Indahemuka rero aho zivuganiye niho zihurira, imfura cyangwa indahemuka. Nawe uyu munsi Yezu arakubwira ati muriye nawe mu kwihangana, maze rero iyo uvuye muri kwa kwihangana uba wamaze guhemuka, maze ukaba utakiri indahemuka, ahubwo ukaba wamaze kuba umuhemu. Kenshi rero hari ubwo wenda nkora audio ngufi kugira ngo kuzifungura zize korohera buri wese, kuko mba ntekereza ko hari abantu benshi bafite ikibazo cya network. Nanjye rimwe na rimwe ndakigira, niyo mpamvu nkora audio ngufi. Ubwo rero niziba eshatu ntukagire ngo nuko wenda nananiwe kuba nakora imwe ifata zose uko ari eshatu cyangwa ari enye, ahubwo mba ngira ngo kuza kuzifungura bize korohera buri wese. Nizere ko aho hantu tuhoroheranaho kandi tukahumva kimwe. Ubwo rero dukomeza ko kari agaparanteze kabayemo, mba ngira ngo tubyumvikaneho. Kandi muri ka paranteze nongere mvuge ni twatangiye gukorera ku rubuga imihini mishya itera amabavu, turabizi. Aho muzajya mubona harimo guhuzagurika, ujye wihangana umbwira uti hano hahuzaguritse, tubikosore. Erega turabavandimwe. Muvandimwe, buryo iyo bakuguriye inkweto, sinzi niba ubyibuka, kera ukiri muto utazi kugendera mu nkweto, bakugurira inkweto kuzigenderamo bikaba ibibazo bikomeye, ukabanza kubyiga ugashyira ukabimenya. Uyu munsi ukaba uzigenderamo ukiruka cyane, n'inkweto ndende ukambara ukagenda, ariko ucyambara inkweto bwa mbere byaragutonze kubera ko utari ubizi. Natwe rero ubu tusa n'abari kwigera inkweto y'ikoranabuhanga, hari ukuntu itondana. Ubwo rero wizajya itonda ajya mbabarira, ni ukuri amenya ati yewe abaturage si ikintu, igiturage burya ngo ukivamo ntikikuvamo, nacyo gikomeza kugenda kitubaho. Ubyihanganire, kandi ubwo mba ngira ngo turuhuke gatoya, ariko tunaseka ariko tunishime. Hari abantu wenda baba batishimiye guseka, ariko twe turabyishimiye kandi turabikunze. Haleluya.
cyambwira Yezu Kristo nawe ko wagiye utwisekereza. Buriya rero iyo turi mu nyigisho zirimo ibiparu, ndavuga nishimwa Yezu, n'ubu mu kanya tugiye kuba duseka. Haleluya. Amenyo twayogeje, ariko hari umuntu utazi koga amenyo, nutabizi, wenda nutafite uburyo yoga, ni ubukene nyine, ariko aba yumva ko abikeneye. Ushobora kuba wabuze uburyo bwo koga, ariko kandi njye mvuga nta n'ubura uburyo bwo kwiborosa. Kera ndibuka mu cyaro twebwe twabaga twafataga amakara, iyo ugafata agakara keza katari cyangwa ugafata ivu ugakuba mu menyo, cyangwa ugafata agati ukagenda ukoza mu menyo, cyangwa hakaba n'ibyatsi twakuraga mu gishanga tukabikuba mu menyo, cyangwa se cyangwa twagiye kuragira hakaba hari ibyatsi twashyiraga mu kanwa tugakuba amenyo ngo bikoza amenyo. Bishaka kuvuga iki rero? Na wa wundi udafite izo dentifrice ariko akamema azi ko koga mu kanwa ari ngombwa. Ubwo rero ibyo nabyo tugomba kujya tubimenya tukabyihanganira, uko biri kose tuba twogeje amenyo, reka tujye twisekera. Ariko burya ngewe ikintu kibimbona ni uguseka ushinyiriza. Kwa kundi umuntu akubwira ngo ngaho se kugaseka kubera ko agutegetse, ariko umuntu ufatanye wiya. Twebwe rero twasetse kwa Yezu, haleluya, turaseka n'igitwe kikagera no mu mutima naho, haleluya. Ariko no mwitozo reka tuwukore. Merutse kubona kuri televiziyo bari kwigisha abantu guseka, bari kubwira akamaro ko guseka, ngo ujye gerageza useke, ngo kuko ngo biruhura imitsi, bakavuga akamaro ko guseka. Avuga ntibyo ngibyo ntabwo twebwe bazabitwigisha, abo kwa Yezu. Umva, Yezu na Bikira Mariya ngo bararebanaga bari kureba indabyo bagaseka. None niba barasetse twebwe batwimye guseka, oya natwe tujye twisekera. Maze rero duseke kandi duseke. Reka rero nkomeze iri jambo twatangiye, iri yibukiro, ariko turi hafi kurisoza, tugeze ku gice cya nyuma. Hari abantu benshi baba bambwira bati inyigisho zirangira tutabishaka. Ni byiza ntabwo Yezu Kristo yagutekera ngo ashyiremo indyoshya ndyo ngo nanirwe kuryoherwa. Ariko si ubwo waba ufite mu kanwa hameze gute? Buriya niyo waba ufite mu kanwa habi, burya yabitetse ari wabyitekera biryoshya, agashyiramo n'akunyu karinganiye, agashyiramo n'utuvuta, yewe we akabiteka neza, warangiza ukavuga uti mbega ibiryo biryoshye. Mbese ni nka serelake. Buriya serelake nubwo ari ibiryo by'abana, ariko n'abakuru babibonye babirye kuko iraryoshye pe. Uretse ko umuntu mukuru ashaka kuvuga ati umva ngewe bambujije isukari ukaba wayireka, ariko serelake iryoheye ibyiciro byose by'abantu. Nicyo nashakaga kukubwira, ni ukuvuga ngo na Yezu ateka ibiryo biryoheye ibyiciro byose by'abantu. Ni uko akama ngo nkugaburire. Aleluya. Hari umuvandimwe ejo bundi wambwiraga ati erega uri mama wacu kuko utugaburira. Amina. Ibitunga roho, ariko naho ibitunga umubiri ntayo bomba ntegereje ko biza kuboneka bakambwira ngo ngwino urye. Ariko ibitunga roho nanjye ubu ndatetse, ubu nicaye ntetse. Haleluya. Ubu nicaye ntetse kandi muvandimwe ndagira ngo nkubwire ngo inkwi zirahari, isafuriya irahari, umuriro ni wose. Amen. Haleluya. Umuriro uraka, umuriro uraka kandi birashya. Ntabwo tuzarya imijurwe turi kwa Yezu, oya, keretse nituzanamo inda zacu, kuko hari umuntu urya n'ibiryo biryoshye avuga ariko ngo nubwo biryoshye ariko ikabaho. Abo rero ntabwo bazabura, babana nyagucibwa ntituzigera tubabura, babana bataryoherwa, bahorana gukomplaininga akantu kose abonye ngo ariko se ngo ibiryo byari biryoshye, ngo ariko rwose ngo rwose ikabaho, ngo ariko ikabaho. Umuntu ngo yagiye gusura abantu agezeyo bamuha ibiryo ko yari amenyereye kurisha intoki, noneho bamuha ibijumba. Kera habagaho imbehe cyangwa se amasahani, ariko ngenzi imbehe ifatanye, iwacu yarahabaga imbehe ifatanye, imwe bakayishyiraho imboga, indi bakayishyiraho uburisho, icyo bitaga uburisho. Uburisho ni umutsima, uburisho se ni ibijumba, uburisho mbese ni ikintu icyo ari cyo cyose warishaga izo mboga, nicyo bitaga uburisho. Ubwo rero kera mu Rwanda rwo hambere rutari urw'ubu, kera nuko batekaga, cyangwa se no mu cyaro n'uyu munsi ntekereza ko ariko bagiteka, guteka utuboga ku ruhande bagashyiraho uburisho, cyangwa se inyama ku ruhande uburisho, mbese bagateka ikintu n'uburisho bwacyo. Umuntu rero akaba yaramenyereye aricyo ko bamuha ko ari uburisho, mbese ari icyo kintu cyo afatisha izo mboga. Ajye rero mu basirimu, agezeyo bamuha imboga n'ibijumba nyine n'ikiyiko. Noneho ngo baramubwira ngo akira ngo ikiyiko ngurishe. Akaba siko we afata ikijumba akarisha imboga ariko akoresheje intoki.
ikiyiko kubise iryinyo yumva reka da arataruka aravuga ati uko yamenyo ngiye kuyasiga ahangaha, aragifata aragihisha, noneho atangira kurisha intoki. Baramubwira batese kurisha intoki byagenze bite? Bati imboga nurazimaraho? Nuko aravuga ati ndabivuga kwicara, aravuga ngo yewe ngo imboga zo ziracyahari ariko uburisho ntabumaze. Gashaka kuvuga ko ikiyiko yagishe, noneho ngo uburisho ntabumaze. Noneho bamuzanira ibindi bijumba, bakongera gusa ibijumba ko tureba se uburisho buhari, ikibazo ufite ni iki? Ngo bwa burisho bwo nahise mbuma. Ashaka kuvuga ko cya kiyiko mbese bwashakaga nko kubiyemera ngo ababwira ati mbese ukuntu ndi umubingwa uburisho nibwo nahereyeho. Akavuga mbese we ko yari yafashe ko uburisho ari icyo kiyiko, akavuga ati imboga zo zirahari ariko uburisho nabumaze, bakazana ibindi bijumba, kandi uburisho arabufite, ibijumba birahari, ahubwo ikibazo afite ni iki kiyiko kuko yari yagihishe. Nuko rero ikibazo cyaje kuba icy'uburisho, kera kabaye abona bitarimo gusobanuka, aravuga ngo yewe ngo mwamaye ibiryo biryoshye ngo ariko uburisho bwananiye. Bateze uburisho ko turebe bimazeho. Nuko afata cya kiyiko yagipfunze ngo nimwakire uburisho bwanyu. Ibiryo byari biryoshye ariko uburisho bwananiye, kandi mbere yabaje kubabwira ngo uburisho yabumaze. Bamwongera ati ariko si ubwo ngo bwashize umwanya wabagiye ko ibintu bitari gusobanuka. Ati yewe ati ndahaze kandi murakoze ibiryo byari biryoshye ati ariko uburisho bwananiye. Nawe birashoboka rero muvandimwe kugira uburisho bukakunanira atari uko wenda umva ntimureka duseka. Ari igihe nseka nkavuga numva ari Nyagasani Yezu reka nseke, n'ukuri hari abantu wenda biba bitanejeje kuri mureke duseka. Haleluya. Imboga ziraryoshye ariko uburisho bwatunaniye. Kwa Yezu rero suko bigenda, kwa Yezu aguha imboga ziryoshye n'uburisho buryoshye. Haleluya. Yaguha byose ukabirya ukabimara, akakongera ari imboga n'uburisho byose. Ntabwo akubwira ngo kubita amenyo ku kiyiko, ahubwo umwami w'amahoro kugaburira. Hari ubwo Yesu Kristo ajya anyereka ari kugaburira abana nka kuriya nyine umubyeyi agira gutya agafata, kera nkiri muto ndabyibuka mama yajyaga afata ibiryo nk'igishyimbo akakinombanomba, noneho akagishyira ku ntoki neza agatamika umwana mutoya. Ubwo rero Yesu Kristo haleluya, niba umubyeyi wo mwisazi gukora ibyo, ntabwo mu ijuru ari bo babinaniwe. Kandi ni nacyo ahora atubwira avuga ati mwebwe mu bubi bwanyu kuki muzi guha abana banyu icyo babasabye. Ngewe rero noneho utekereza yuko ushobora kunsaba umugati nkaguha ibuye, wansaba ifi nkaguha inzoka? Ibyo ngibyo wowe ubitekereza gute? Muvandimwe rero reka dukomeze tuganire, ubwo nagira ngo turuhuke gatoya. Tumaze kureba ukuntu turi indahemuka cyangwa se ukuntu duhemuka, reka twisuzume turebe Yesu Kristo ko atugaburira akabinombanomba akabiduhereza, ariko twe twarangiza tukaba twarabaye abahemu. Guhera uyu munsi rero muvandimwe, tangira ube udahemuka, ariko ntubu umuntu witwa gutyo, ahubwo ubu umuntu ukora gutyo. Kuko hari abantu izina, hari abantu bafite wenda nk'izina rigiye muri ubwo buryo gutyo, udahemuka cyangwa fidele. Abo bantu bariho, fidelite muriho. Abo bose rero ntabwo ngiye ndi kukubwira ngo baho nk'uwo ngo, ahubwo ndi kuvuga ngo tubeho mu budahemuka, twicare mu budahemuka ariho twicara. Haleluya. Izina ribe ryo muntu, nidushaka twese turi batizwa ariko turifite. Haleluya. Umva Bikira Mariya rero akakubwira ngo kwica gahunda no guhemuka, kandi ntihakagire umuntu wiyita ngo nindahemuka, kuko abantu bose bisi barahemuka. Cyakora kwiyitirira izina ryiza nk'iryo byaguha ubutwari bwo kuba indahemuka, kugira ngo izina ribe ryo muntu. Ariko abantu bose buzuye ubuhemu, kandi abantu benshi bari gutsindwa no kwizera guke, kwiheba, kwinuba, kwijujuta. Icyo gihe ntabwo buri indahemuka, ahubwo uba wabaye umuhemu kurusha abandi. Mu bukwe bw'Ikana ni mu rugo rwawe,
abari batashye ubukwe bw'ikana ni abana bawe, ni abavandimwe bawe, ni inshuti zawe, ni abantu mbese nk'ibinkoramutima zawe babonye ko bakorewe igitangaza, nyamara ntibashima kandi ntibahaze ngo barekere iyo, nyamara ahubwo barasinze bavuga nabi. Ariko kandi nongere nkwibutse ko amazi yahindutse divayi, ariko yari divayi idasindisha. Haleluya. Gusinda rero hano Bikira Mariya avuga ni ukuhe? Ni kwa kundi dusinda inabi, ni kwa kundi dusinda mbese tuvuge kunywa ubwabyo ntabwo ari byo bisindisha, yaba byibuze bisindisha byasindishaga umuntu agatanga amahoro. Ariko hari n'abantu barwana cyangwa batera amahane babuza amahoro muri bo kandi baba batanyoye inzoga. Ntabwo ari aho ngaho rero turi kuvuga. Rero Bikira Mariya icyo ari kugaya hano ni kwa kundi abantu banywa bagasinda icyo Bikira Mariya kuvuga muri iri yibukiro ni iki? Ni kwa kundi umara gufata ibiryo ukarya, wamara kurya ntushime, ubwo wowe wasinze. Mva ko ujya usinda ibiryo udasinze inzoga, warangiza ngigo bari abantu ngo bacuruza ngo tubari, ngigo bari abantu ngo banywe inzoga ngo bari kwirenza amacupa ngo y'amapirimus na za byeri ngo nabasinzi, nyamara wowe ushobora kubura umusinzi kubarusha. Wuzuye umva umusinzi wa mbere no umuntu wuzuye kwizera guki, kwiheba, kwinuba, kwijujuta. Ubwo ibyo bintu ntabwo bifite. Muvandimwe, niba wuzuye kwijujuta ubwo uri umusinzi. Niko Bikira Mariya ari kukubwira. Ngiki cyatumye abo mu bukwe bw'ikana bagaragara nk'abasinzi, nuko batanyweye ngo nibarangiza bashime uwabagiriye neza. Haleluya. Nicyo rero nicyo bita ubusinzi, ni nacyo gituma nyine abantu basinda. Ariko abantu bo barisindishije. Ndakubwiye ngo Imana hari ubwo ikugaburira byiza, warangiza wowe ukabimira ubigira bibi. Musabe kuba indahemuka. Kandi nimugera kuri iri yibukiro, musabira abantu bahemuka ku buryo ubwo ari bwo bwose, maze mubasabire. Muvandimwe, turahangaha tekereza, hari abantu bari hafi yawe, abavandimwe bawe, inshuti zawe bahemuka kandi uzi. Ubu ni umwanya wo kugira ngo nabo basabire. Urumva ko muri za ndakuramutsa Mariya 10 tugiye kujyamo, urasabira ibyo byiciro byose by'abantu, urabakurura bose ubegereze Yezu. Uti Yezu we, uzi ko runaka yahemukiye runaka, reka musabire ubwo yarahemutse. Muri iri yibukiro nukuri ujye uzirikana abantu. Muri iki cyumweru cy'amibukiro y'urumuri mujye muzirikana kuri abo bose maze kubabwira. Nuko rero ubwo iteka nyine uko arangije kutubwira aduterera n'indirimbo. Ubwo yadutereye indirimbo ngo mubyeyi udahemuka, umenya abawe bose, ntutuza kubafasha, ntawe wanga gukiza. Mubyeyi mwiza, turakugereranya n'inyenyeri yobora n'izuba ritazima, n'inzirijya mu ijuru. Mubyeyi mwiza, ufite ishavu wese iyo agiye kuremba, akakwibuka vuba, ishavu rirashira. Mubyeyi mwiza. Muvandimwe rero, amavina yawe agusabira urabazi amazina, nanjye ngiye kugufasha. Tubasengere, shyireho n'abandi nzi wowe utazi, maze bose abo bari mu buhemu, abo bari mu kibi, tubazanire umubyeyi udahemuka. Hanyuma abakozeho igishura cye babe za ndabo zidafannye zitarabiranye, ahubwo babe indabo nziza, maze bajye bahora basingiza Imana. Abemera Yezu Kristu turi indabo za Mariya,
turi indabo zawe mubyeyi, koko Mariya warahiriwe, wowe wahoze mu gitekerezo cy'Imana, duhe twese abana bawe kukubera indabo nziza mubyeyi, duhe twese abana bawe kukubera indabo nziza mubyeyi. Tugere rero ku mavi kandi twongere twibukiranye ko nurangiza ndakuramutsa Mariya 10 uri bukora ikimenyetso cy'umusaraba kiza gusoza uyu munsi. Yezu Kristo akomeza kube hafi, Bikira Mariya gutwikirize igishura cye cy'ubusugi, kandi Roho w'Imana amanukire ku mutima wawe, isengesho uvuga rikize abo bose kandi nawe rigukize.